Wiriwe neza? Wiriwe cyane. Uri amahoro? Ndamahoro. Umeze neza? Ndashima Imana. Ariko urasa neza basi. Urakoze cyane. Ni kwibanga nirihe? Ni Yesu ubikora. Ni Yesu ubikora? Yego. Nta kindi? Nta kindi kibyihishe inyuma? No kwiyitaho cyane. No kwiyitaho cyane? Yego. Usanga ukunda amabara? Kanze nicaraho ngureba neza. Nkunda ubururu n'umukara. Ukunda ubururu n'umukara? Yego. Wow. Oya urubura nakubera rwose pe. Cyane. Hanyuma turi kumwe nande nyirizina twibwire. Njyewe nitwa Isabelle Jiri. Yego Isabelle. Ndi umumama ushima Imana. Aha ngaye ngukora mugira ngo maze kubyumva turi kumwe na Isabelle. Isabelle ushobora kutwibwira cyangwa se kuduha ntuza yawe mu gihe kingana wenda tuvuge mu 30 cyangwa se twibwire mu ncamake Isabelle guturuka hagana he uteranira hehe mu ntuki. Twagiye. Isabelle ni umumama. Njyewe nsengera mu itorero rya Anglikani Saint Etienne mu Biryogo. Ndi umuhanzi. Nkunda Imana n'abantu bayo. Yego. Yego. Wow. Umuhanzi, umumama ukunda Imana n'abantu bayo. Ariko disi n'umuntu nakubonye ubona umeze nk'umuntu ufite urukundo, ugira urukundo. Abana bawe niho batetesheje. Hanyuma Isabelle niba uri butangire wenda utwinjiza muri mood gato yo kuririmba, niba turi butangire dusenga, niba turi butangire dute simbizi muri make call introduction y'ikigano tugiye kugirana. Katubanze dusenga Imana. Okay. Hanyuma turirimbe. Rwose birembewe. Mana turagushimye, tugushimiye imirimo yawe n'ibitangazo dukorera umunsi ku munsi. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimye ko hari byinshi usezerana natwe kandi ukabisohoza. Niba ngibi urabishohoje icyubahiro n'ikikugarukire Mwami Imana. Urakoze rero kubw'uyu mwanya mwiza tugiye kugiraho kuguhimbaza. Reka abaduteze amatwi bose banezezwe no kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze kugiye kubana natwe, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Ibyiza byose wagennye bibe ku bagukunda n'abagukorera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Cyubahiro ni cyawe Mana, ho utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, ho utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Amashimwe na yawe Mana, ho utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, ho utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, ho utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, ho utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya.
ntekereza ku rukundo rwawe Yesu we, ntawarondora uko rungana Yesu we, nashatse umunzani warupima sinawubona, rusumba ukwezi rusumba izuba n'inyanja, ni wowe nabonye Yesu we, intambara zanjye ni wowe uzirwa nuko zingana, ushimwe 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 Mana we. Umutima wanjye urabyibutse Mana we, fatikanyije n'ibizima kukuramya, ndanyuzwe ndanyuzwe ndanyuzwe, nuri nk'abantu Yesu we, bakunda bandara uko babahaye yewe we, wankunze njyewe ntacyo mfite, unzana mu isi ku mugambi wawe Mana we, uyindindiramo uyintungiramo uyimfashirizamo, ndiho ku bwawe ndakomeye ndashikamye, imiyaga n'imiraba ntibibura uramfasha, umwanzi aritambika Mana we ukandwanirira, suko ndi mwiza suko nkiranuka suko ndi mwiza, ahubwo n'urukundo rwawe Mana we, ushimwe 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 Mana we. Haleluya. Umutima wanjye urabyibutse Mana we, fatikanyije n'ibizima kukuramya, ndanyuzwe ndanyuzwe ndanyuzwe, umutima wanjye urabyibutse Mana we, fatikanyije n'ibizima kukuramya, ndanyuzwe ndanyuzwe ndanyuzwe. Yes. Ntabwo byoroshye kabisa. Isabe, iyi ndirimbo zombi turirimbiye n'izawe? Iriya ya mbere naririmbye ni chorus, ntabwo ari iyanjye, ariko iyi ngiyi ndirimbye ni indirimbo yanjye yitwa Ndabyibutse. Yego. Abayise Ndabyibutse. Yego. Wayishyize hanze? Yego. Iyi ndirimbo wayanditse wibutse iki? Yaturutse ku kindirimbo? Kuko numvisha irimo ubutumwa bukomeye cyane. Iyi ndirimbo rero nayitekerejeho mu gihe cya COVID. Yego. Mu gihe cya COVID nibwo aya magambo yaje muri njyewe, ndeba urukundo Imana idukunda, nsanga rurenze urw'abantu badukunda. Abantu wenda ukunda cyane umuntu kubera ko utekereje ngo yampaye iki n'iki, tujya twumva birahira babahaye inka. Yego. Ariko Kristo yadukunze ntacyo yitayeho. Yadukunze turi babi, turi abanyabyaha, ndabikurura byose, ndeba ukuntu yandinze kuva njyewe ntaramenywa ko nzavuka, ariko akanshyiraho nkavuka. Buriya hari ikindi gitera kiri inyuma kirimo ukuntu yandinze kuva ndi umwana, nkaba umusore ikandinda mu busore bwanjye, wenda nibwo buryo nabivuzemo.
hanyuma ubu nkaba ndi umumama Yego. nkitwa mama kandi nabyo hari abantu benshi ayo mahirwe adashyikaho njyewe rero nta kintu nigeze ntanga Yego. naje gusanga ari urukundo Imana yankunze nta kindi kintu na kimwe yitayeho hanyuma ibyo byose ndabyibuka numva aya magambo araje gutyo ndayandika. Wow. Yego. Utinda byibutse. Yego. Aha. Ngaye ngoko nyamwa byumvise ni Isabelle Julie turi kumwe rero tugenda tugana byinshi bitandukanye kubijyanye na kariyeri ye ya muzika. Mu ndirimbo ye ya mbere tubimburiye yitwa Ndabyibutse. Nambara zanjye ni wowe uzi uko zingana ushimwe. Hanyuma mbere ko turagenda tunagana byinshi bitandukanye ariko habonetse abantu babiri cyangwa batatu tunanyaruka ku murongo wa telefone ushobora kutubwira ese Julie umwumvishe gute Isabelle. Hanyuma ku murongo wa telefone kari 0787868636 ukatubwira Isabelle Julie wowe wumvise impano uyumvise gute. Turenda tunagana byinshi bitandukanye ukoresha ubutumwa bugufi cyangwa se duhamagare byose biremewe. Hanyuma Isabelle impano yawe yatangiye ryari yo kuririmba? Murakoze cyane. Impano yanjye yo kuririmba yatangiye ndi umwana muto wiga muri Sunday School. Nibwo natangiye kuririmba muri Sunday School. Hanyuma maze kwigira hejuru ho gato nge natangiye kuririmba muri korali z'abantu bakuru nkiri umwana. Njya muri korali y'abantu bakuru. Ndakomeza ndaririmba nge nari umuririmbyi gusa ariko mfite intumbero numva mfite inzozi z'uko nzaba umuhanzi ariko ntarabona uburyo bwo kubishyikaho. Hanyuma rero aho Imana yabyemereye maze kuba mukuru ndumva nge naratangiye kariyeri yanjye neza ku mugaragaro. Ariko haburaga gato cyane ngo nubake urugo nibwo nari maze guhura na fiancé wanjye. Nibwo natangiye gukora indirimbo noneho ku mugaragaro kuko twahuye ari producer byahise bihura n'inzozi zanjye numva Imana iranshubije. Mutwara wawe ni producer? Yego. Wow. Impano zahise zuzuzanya. Yego. Okay. Ahubwo n'urukundo rwawe Mana we. Indirimbo ya mbere wanditse ni iyihe? Indirimbo ya mbere wenda ushobora kwiri n'umuzasohoye cyangwa iri mututasohoye iya mbere wanditse ni iyihe? nanditse indirimbo ivuga ngo nzanya amashimwe. Nzanya amashimwe. Yego. Nawe warayisohoye? Ntagirajya hanze. Iyo ndirimbo kubera icyo utarayishyira hanze kandi ariyo ya mbere. Hanyuma amashimwe wari ushatse kuvuga inspiration yayo yari turutse ku cyo ndirimbo nzanya amashimwe? Nayo nari ntekereje uburyo Imana ibigenje bintunguye. Uburyo nari mfite inzozi nyine zo kuzaba umuhanzi ariko nkareba inzira bizanyuramo ngewe sinyibone. Hanyuma Imana ikamuza n'umuntu nk'uwo nguwo numva nuzuye amashimwe mu mutima wanjye. Rero impamvu numva ntarayishyira hanze ntago ndayibonera uburyo numva nshaka kuyisohoramo ntago numva ndabufatisha. Yego. Ubuse ndebo duha gato yabyibura gace gato? Nta kibazo. Okay, duha gace gato twumva ayo mashimwe, twumve iyo imba mutima zawe ku buryo zari zimeze ubwandikaga iyo ndirimbo. Okay. Ninde wo gushimwa nkawe witanze ku musaraba kugira ngo mbeho? Ninde wo guhabwa icyubahiro wowe urakwiriye mwami kandi urabereye? Ninde wo gushimwa nkawe witanze ku musaraba kugira ngo mbeho? Ninde wo guhabwa icyubahiro wowe urakwiriye mwami kandi urabereye? Nzanya amashimwe yo kugushima mwami, nzanya amaturo yo kugutura mwami, nzanya umubavu guhumurira neza, nzanya iyi ndirimbo ngikunezeze. Nzanya amashimwe yo kugushima mwami, nzanya amaturo yo kugutura mwami, nzanya umubavu guhumurira neza, nzanya iyi ndirimbo ngikunezeze. Waturinze intambara twahuye nazo, uturinda ingorane twanyuzemo, uwo rutubera amaso muri iyi si, wowe urakwiriye mwami kandi urabereye. Waturinze intambara twahuye nazo,
uturinde ingorane twanyuzemo uhora utubera amaso muri iyi si wowe urakwiriye mwami kandi urabereye zanye amashimwe yo kugushima mwami zanye amaturo yo kugutura mwami zanye umubavu guhumurira neza zanye indirimbo ngikunezeze zanye amashimwe yo kugushima mwami zanye amaturo yo kugutura mwami zanye umubavu guhumurira neza zanye indirimbo ngikunezeze turagushimye mwami kubyo wakoze amaraso wamennye kugira ngo mbeho yabaye igitambo kimuzana imana wowe urakwiriye mwami kandi urabereye turagushimye mwami kubyo wakoze amaraso wamennye kugira ngo mbeho yabaye igitambo kimuzana imana wowe urakwiriye mwami kandi urabereye zanye amashimwe yo kugushima mwami zanye amaturo yo kugutura mwami zanye umubavu guhumurira neza zanye indirimbo ngikunezeze zanye amaturo yo kugutura mwami zanye amashimwe yo kugushima mwami zanye umubavu guhumurira neza zanye indirimbo ngikunezeze Wow. Yes, nzanye amashimwe nzanye iyi ndirimbo ngwikunezeze indirimbo ze cyane ya Isabel indirimbo rwose ndubimeze neza cyane sinzi impamvu wowe kubgawe nk'umuhanzi ushobora kumva hari biburamo ariko iyi ndirimbo iraryoshye cyane kabisa iri mu butumwa bukomeye cyane nashatse umunzani wa rupima sinawubona Yes, ni Isabel Julie turi kumwe hano muri 107.1 FM nabonye Esther Gikondo ngo aragusuza cyane hanyuma iyi ndirimbo ye iri kuri channel ya YouTube channel yawe ya YouTube yitwa IBTV Rwanda. IBTV Rwanda, yes, IBTV Rwanda. Uraza kujya uraza gusanga ibihangano bye byinshi cyane bitandukanye, indirimbo zitandukanye. Hanyuma yes, na subscribe nayo bikenewe no gutanga igitekerezo ku ndirimbo wumva rwose yakunogeye cyangwa se wumva ari inyunganizi watanga byose babyemewe. Ngaye ngo ndi kwa n'umurongo wa telefone wawe uriho. Yego. Yani telefone yawe? Yego. Okay. Ngaye ngo kayima katzamuke n'indirimbo nto yabone tugaruka twinjira muri session yacu ya kabiri. Ndaza nsoma n'ubutumwa bugufi y'abantu batwandikiye, hanyuma twinjira muri session yacu ya kabiri tugenda tunataramana Imana. Mukayaga turaza kugira umwanya uhagije wo gutarama rwose pe. Turaza gutanga iminota ihagije ubundi dutarame utwinjize mu gitaramo cyawe bwite. Hanyuma reka tubumve indirimbo bayita ndabyibutse, hanyuma tugaruke mu kanya gatoya cyane.